Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye radio yacu One Nation Radio. Turi ku munsi wo ku wa mbere, tariki zibaye 13 kwezi turimo n'ukwa 12, hanyuma umwaka uracyari 2021. N'ubundi kuba dukurikira mumaze kubimenyera ko twibanda muri diaspora mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, tukamenya amakuru yaho nuko bimeze hirya no hino mu ntara ya gatandatu. Kuba dukurikiye ubushize hari ikiganiro twari twabagejejeho, twari twaganiriye na Murenzi Tristan, ni umuyobozi w'umuryango witwa Rwanda we want. Twawuganireho byinshi, atubwira ibikorwa byabo, ariko kandi anatubwira ku cyo bari barimo bategura, aricyo banerekejemo nyuma yaho rwose gato mu Butaliyani, i Roma niho bakoreye icyo gikorwa. Araza kutubwira uko byagenze ubwo bagezeyo, kubera ko twari twaganiriye atarahaguruka we ndetse n'ikipe bakorana. Ubu turi kuvugana nk'uko muri kubibona kuri ekara zanyu, ari i Geneve mu Busuwisi. Hari n'ibindi bikorwa nanone bakomeje gukora. Tristan, tuguhaye ikaze kuri radio ya Diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane kunyakira. Aho ngaho mumeze neza? Bukonje amakuru mfite nuko hari bushobora kuba butoroshye muri iyi minsi. Ya, bukonje ntago bigoroshye, ni bwinshi. Ariko abanyarwanda bo mu ntara ya gatandatu baratwakiriye neza, tukumva turashyushye nta kibazo. Yego. Hanyuma ngira ngo twari twaganire nk'uko nabibwiraga abadukurikiye mugiye guhaguruka, ariko tubwire mugezeyo byagenze bite, si bikorwa. Reka duhere kuri kiriya cya mbere mwakoze, ndumva yari ku munsi wo ku wa gatandatu w'icyo gihe twaganiriyeho muri icyo cyumweru. Byagenze bite se, igikorwa cyagenze uko mwabyifuzaga? Ngira ngo mvuge ko igikorwa cyagenze neza, ariko cyane cyane bivuye ku bufatanye bwiza twajyanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse na Ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko ishinzwe n'Ubutaliyani, ndetse n'abanyarwanda bagize community yo mu Butaliyani, ariko cyane cyane urubyiruko. Igikorwa rero cyagenze neza, cyabaye ku wa gatandatu ushize, kibera mu mujyi wa Roma muri Laura Palace, ariko cyari gifite site zirenze imwe, kuko hari site ebyiri nini, ariyo ya Roma ndetse n'iyo mu Rwanda yari kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yagize igitekerezo cyiza cy'uko hanatumirwamo n'izindi ambasade n'izindi community ziri hirya no hino ku isi, ku buryo twari turi kumwe mu buryo buri virtual n'abariza muri Ghana, mu Buhinde, muri Amerika, hano mu Busuwisi. Abanyarwanda bari almost ahantu hose ku isi baritabiriye kandi bakigiramo uruhare. Ni igikorwa rero cyafunguwe ku mugaragaro na nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco, nyakubahwa Rosemary Mbabazi, kiza gutangwamo ibiganiro bitandukanye, yaba icyatanzwe na Patrick Bucyana uyobora AC Group Limited, yaba icyatanzwe na Isolde Shimwe uyobora Uzuri KNY, ndetse n'icyatanzwe na nyakubahwa umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo Major General Bayingana Emmanuel, ndetse n'ijambo birumvikana ry'uwari watwakiriye nyakubahwa Ambasaderi François Xavier Ngarambe uhagarariye u Rwanda mu bihugu by'Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani. Ariko cyane cyane nyamukuru byari ibiganiro urubyiruko rwahawe rugari ngo ruganire. Birumvikana hatangiye gusembura abakuru, bakabaha amakuru abajene, yaba ikiganiro cyatanzwe na nyakubahwa Minisitiri, yaba ikiganiro cyatanzwe na nyakubahwa PS, babanza gutanga amakuru babwira bati nuko bihagaze mu Rwanda, bihagaze bitya, opportunities zihari ni izi ngizi, ndetse na rwo rubyiruko ruri gutanga ibiganiro rwabaye rwiyemezamurimo, nabo bakavuga bati opportunities zihari ni izi ngizi, kandi twebwe turabahamya bo guhamya opportunities zihari. Rero byahise bisembura ibiganiro ku buryo abajene bari hano batangiye kubyiyenteresaho, batangira kubaza. Ubwo ndaza guhera ku bitekerezo byatanzwe cyane n'abajene bari i Roma, bari kuvuga bati, bari nko gusaba bari abarwiyemezamirimo bati kuki mutabishyira online ibyo mucuruza, kugira ngo
tubashe natwe kubikora promotion hano, kuko ubu ngubu twumva dufite inyota yo gucuruza ibyiza by'iwacu hano mu mahanga. Hari n'abandi bavugaga bati ibikorwa nk'ibi ngibi bitwibuka nk'abanyarwanda, nta bandi baturage b'ibindi bihugu bari hano, ibihugu byabo bibasanga aho bari, kugira ngo bikomeze kubabwira ati opportunity zihari ni izi ngizi, ikibazo cyose mufite turabyumva tugafatanya kubikemura. Ni igikorwa navuga ko urubyiruko hano rwishimye. Ariko icyari gishimishije kurushaho ni uko ikiganiro cyanitabiriwe ndetse n'abajene bari mu Rwanda through Webex, nabo batanga ibitekerezo. Abajene bari mu bindi bihugu navuze dutangira, nabo bagatanga ibitekerezo, abayobozi bakabasubiza. Ariko ko byari umwanya w'urubyiruko, birumvikana ko twagize n'umwanya uhagije wo kubyina tukibukiranya u Rwanda. Tuza no kugira mu gihe navuga kiri fan gishimishije gisekeje, aho babazaga urubyiruko ati mukumbuye iki mu Rwanda, baduhaye ibisubizo bisekeje binatangaje. Bamwe ati njye nkumbuye akawunga, abandi ati jyewe nkumbuye klima, abandi ati nkumbuye kujya mu bukwe, ngo ariko cyane cyane gusaba. Ukumva nyine hari nostalgie iri kuza. Ariko igishimishije kurusha ibindi cyavuyemo nuko icyo twari tuje kubashakamo bakiduhaye cyo kuvuga ngo turifuza kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ntiduhari ariko turifuza kugira iterambere. Ndaza gusoreza ku ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umujene umwe mu bari bitabiriye bari kuri site ya Roma hano mu Butaliyani, wavuze ati rega nubwo u Rwanda tutarurimo ariko rwo ruturimo. Ari nayo mpamvu twagize kino gitekerezo cyo kubatumira ngo muze hano tuganire, kuko nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, iki gitekerezo ntabwo cyavuye muri Rwanda Yuan, ntabwo cyavuye muri minisiteri, ahubwo ni igitekerezo cyavuye mu bajene bari hano b'abanyarwanda bavuze bati muze tuganire kugira ngo natwe tuganire ku ruhare twagira mu iterambere ry'igihugu cyacu. Rero ni ibiganiro navuga byagenze neza. Dukomereza uruzinduko hano mu Busuwisi kugira ngo dukomeze kuganira. Twagiranye ibiganiro na ambasaderi w'u Rwanda hano mu Busuwisi, nawe watubwiraga ati iki gikorwa mwakoze mu Butaliyani byaba byiza cyane n'ahangaha mu Busuwisi kihageze. Rero nabyo biracyari mu gutegurwa, ko ni porogaramu twaronshinze kandi izakomeza kugenda ikorwa. Yego, ngira ngo ubwo kuba dukurikiye ndimo ndabereka, nanyarukiye kuri page yanyu ya Facebook, ndi kubereka mu mafoto kuko mwabishyiragaho umunota ku wundi byabaye, haba kuri uriya munsi nyirizina, haba ndetse na nyuma ibindi bikorwa ubwo turagenda tunabiganiraho. Ariko reka noneho nkubaze abajene cyangwa se urubyiruko mwasanze aho ngaho i Roma, wasanze bameze bate? Se ni abantu koko nk'uko twanabiganiraga mbere y'uko werekezayo, uko mwabifuzaga gusanga bameze cyangwa batekereza niko mwasanze bahagaze? Navuga ko abajene cyane cyane abo twari turi kumwe mu gikorwa ni abari bafite inyota, kuko niba umuntu yafashe urugendo akava nko mu mujyi nka Geneve cyangwa nka Milan akaza gukurikira igikorwa, ni kiba cyerekana ubushake aba afite. Navuga ko ari ibintu byagenze neza, ariko nkanavuga yuko twasanze ari urubyiruko rwose rufite u Rwanda ku mutima, nk'uko babitwibwiriye ko u Rwanda rwo rubarimo. Twasanze ari abafite u Rwanda ku mutima, ariko birumvikana ko hatajya habura bakeya batarumva neza umurongo, ariko anavuga ko abenshi muri rusange rwose bumva umurongo igihugu kirimo, kandi bazanadufasha kugera kuri abo ngabo batarumva neza umurongo mwiza igihugu cyacu kirimo. Gusa icyo navuga, ndagenda nkotinga ibyo abajene bambwiraga bati Rwanda is becoming a success story and you want to be part of that success story. So ni ukuvuga ngo u Rwanda ruri kugenda ruba icyitegererezo. Rero buri wese nta kuntu atakifuza kuba part of that story, buri wese nta kuntu atakifuza kuba part yo kuvuga ati kiriya gihugu kiri gutera imbere vuba, kiriya gihugu gifite iterambere ryihuta cyane, nanjye ndashaka kuba mu bavuga bati nanjye ndi muri kugira uruhare muri iriya terambere ryihuse cyane, kuko nabyo byongera credibility. So they really want to be part of the success story of Rwanda. Ni ikintu navuga ko gishimishije. Yego, hanyuma ndabona hano mwarahuye na ambasaderi François Ngarambe mu mpanuro cyangwa se mu butumwa yabahaye bwo bwari ubuhe ku batarabashije wenda bwo kubikurikira? Ambasaderi Ngarambe icya mbere yakoze byari gushima cyane cyane urubyiruko, kuko iki kiganiro
cyateguwe n'urubyiruko, gitangwa n'urubyiruko, kigirwamo uruhare n'urubyiruko, ariko birumvikana komeza kubashishikariza gukomeza gushaka amakuru yo mu Rwanda. Kurumva yavuze n'ijambo rikomeye aravuga ati uyu munsi twaje kubumva nk'abakuru kugira ngo mutubwire muti nahangaha dukeneye support yanyu kugira ngo dukomezanye urugendo. Navuga ko cyane cyane byari ubutumwa bwo kubwira urubyiruko buti nubwo muri batoya ariko twe nk'abakuru twaje kubumva kugira ngo dufatanye dutahirize umugozi umwe kugira ngo dukomeze urugendo rw'iterambere ry'igihugu cyacu. Yego, hanyuma rero uvuyeyo mwerekeje i Geneve mu Busuwisi, ngira ngo wanabonanye na ambasaderi Rwakazina Marie Chantal, ho uruzinduko uko rwakomejeho, ese ibi byo byari bigamije iki? Ubwo nagira ngo mbwire abadukurikiye uko byagiye bikurikirana aho mugeze mu Busuwisi, ngira ngo hari ni naho uri, ho byagenze bite? Tugera mu Busuwisi twagize inama na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu, akaba ari nawe uruhagarariye muri United Nations Office ya Geneve. Nawe urebye ikiganiro cyari kugira ngo dukomeze kuganira kuri ya programme twari twatangije i Roma kugira ngo turebere hamwe ni gute twafatanya kugira ngo iki gikorwa twatangiriye i Roma kize no mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ku gihugu cy'Ubusuwisi kirimo abanyarwanda benshi, actually kirimo n'abanyarwanda benshi baruta bari mu Butaliyani. Katubwira ati iki gikorwa ati yavuze ko yagikunze cyane cyane kubera ko ari igikorwa cy'urubyiruko cyagizwemo uruhare n'urubyiruko, yaba mu kugitegura yaba mu kugikora. Twaganiriye cyane cyane mu kurebera hamwe uburyo ino programme y'iwacu ya diaspora yazakomereza na hano mu Busuwisi, ariko twanagiranye n'ibiganiro n'abagize diaspora, abahagarariye diaspora ya hano mu Busuwisi, nabo turi kurebera hamwe uburyo twanoza kugira ngo ino programme izakomereza hano mu Busuwisi. Biracyari ko birumvikana mu biganiro, ariko bitari kera cyane rwose igikorwa turaza kubamenyesha uko kizaba n'igihe kizabera hano mu Busuwisi, kuko numva aricyo hatagize igihinduka, numva aricyo gihugu kizakurikiraho. Yego, hanyuma mu bindi nabonye byaranze uru ruzinduko n'ubundi ukirimo, kuko nibutse abadukurikiye ko n'ubundi uri mu Busuwisi, mu minsi ishize mwari i Roma, ariko ndabona hari n'abandi mwagiye muhura, harimo uyu witwa Scott Weber, ngira ngo ni perezida wa Interpeace. Ubwo watubwiraho nawe ibyo mwaganiriye, uburyo uruzinduko rwakomeje mbese muri rusange. Scott Weber ni perezida w'umuryango mpuzamahanga witwa Interpeace, unakorera mu Rwanda, ariko we ayobora Interpeace ku rwego rw'isi, headquarters ziri hano i Geneve. Mu Interpeace isanzwe ifitanye ubufatanye n'u Rwanda rumaze igihe kirekire, hafi imyaka ijya kugera muri 20, ariko byari noneho kongera kurebera hamwe. Bakoranaga n'imiryango yindi, n'ubu bakorana n'imiryango itandukanye, ndetse baganakorana na guverinoma y'u Rwanda mu bikorwa cyane cyane byo gukomeza kubaka amahoro, yaba mu Rwanda ariko no mu karere k'ibiyaga bigari. Rero President Interpeace, ibiganiro twagiranye byari kurebera hamwe ibikorwa twakoranye na Interpeace mu Rwanda mu myaka yashize, nubwo navuga ko bikiri bishya, bitari byamara igihe kirekire, ariko tunarebera hamwe umurongo mugari w'ibikorwa tuzakomeza gukorana mu minsi izagenda iza. Kubera ko rero Interpeace asanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye mu Rwanda mu kubaka amahoro, twagombaga kurebera hamwe noneho ni gute ibikorwa dukora byo kubaka amahoro byanagirwamo uruhare rukomeye n'urubyiruko, cyane cyane rwavutse nyuma ya Jenoside. Bakaba yari ijambo yakoreshaga ati I like to hear young people who say that there is nothing about the youth without the youth. So rero twareberaga hamwe uburyo ubufatanye bwakomeza, ariko cyane cyane no bufatanye ukaba hamwe n'urubyiruko, uburyo ibikorwa bikorerwa urubyiruko, ibikorwa n'imiryango y'Interpeace n'abafatanyabikorwa babo mu Rwanda wanakomeza kugirwamo uruhare n'urubyiruko. Yego, byari cyane. Yego. Hanyuma nyuma yaho hari inama nayo mbona witabiriye, hari tariki ngira ngo 10 z'ukwezi, uku kwezi turimo. Iyo byari bimeze bite, yari igambiriye iki? Ku itariki 10 ho yari inama nyunguranabitekerezo, it was a workshop yateguwe n'umuryango Aegis Trust,
ufatanyije na University of London na SOAS. Yari cyane cyane workshop cyangwa se inama nyunguranabitekerezo yo kurebera hamwe uburyo ibikorwa byo kubaka amahoro bya inspiringa porogaramu zitandukanye ku isi, harimo na porogaramu zizifashishwa mu kubaka amahoro mu gihugu cya Central Africa. So hari harimo cyane cyane abashakashatsi, abarimu muri kaminuza, ariko twebwe nka Rwanda dutumirwamo gutanga ikiganiro cyane cyane nk'umuryango w'urubyiruko ukora ibikorwa cyane cyane bijyanye no kubaka amahoro, ariko bikozwe n'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside. Byari cyane cyane ibyo ngibyo. Yego, nyuma yaho ngira ngo ho ni ku munsi w'ejo, ntabwo ari uw'ejo, ngira ngo ni tariki 11, ubwo ndumva yari kuwa gatandatu, ngira ngo wahuye na ambasaderi witwa Meirav Eilon Shahar, akaba ngira ngo hagarariye Israel muri United Nations muri Geneve. We mwaganire ku biki rero? Igihugu cya Israel gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, ariko by'umwihariko igihugu cya Israel kigirana ubufatanye na Rwanda biciye muri ambasade yabo mu Rwanda. Rero nagize ikiganiro na nyakubahwa ambasada Meirav hano i Geneve, tuganira cyane cyane ku bikorwa dukorana na guverinoma ya Israel mu Rwanda biciye muri ambasade ya Israel mu Rwanda, ariko twibanda cyane kuri porogaramu zihariye zirimo nka porogaramu dukora kuri intergenerational transmission of trauma, ngo ihungabana rikomeza guhererekanwa mu bana bavutse nyuma ya jenoside, ko murabizi na holocaust ko yabaye traumatism igakomeza guhererekanwa. So twari kurebera hamwe cyane cyane porogaramu dukorana n'igihugu cye mu Rwanda, ariko birumvikana kubera ko turi no muri no porogaramu y'iwacu ariyo turi kuganiraho, nabo tuyiganiraho kuko igihugu cya Israel gifite porogaramu yitwa Birthright, nayo yenda gusa na porogaramu yitwa Iwacu, nayo yo kwingeginga diaspora kugira ngo bamenye amakuru y'iwabo, rimwe na rimwe bajye no gusura iwabo, cyane cyane ku Bayahudi batabarigize bagera muri Israel na rimwe. Byari mu buryo bwo kugira ngo tuganire, anaduha inama nabo ko ni porogaramu bakora, ariko no kugira ngo tumwinforminge kuri porogaramu dukorana n'igihugu cye mu Rwanda. Ikindi yari afite amatsiko yo kumenya ukuntu mu Rwanda bimeze, kuko akunze guhabwa ngo amakuru cyane na ambasaderi wabo mu Rwanda, amubwira ko ari igihugu cyiza cyane. Ubwo yari yahuye n'umuntu uhava agira ngo mubwire bimeze gute, urubyiruko ruba bimeze gute, ubufatanye hagati y'urubyiruko n'inzego zitandukanye za leta. Byari plus kuganira ku bikorwa dukorana n'igihugu cyabo, ariko tunagira ngo muha amakuru y'ibyiza u Rwanda rukomeza kugeraho. Yego, hanyuma rero ubu ni ibiki mukomerejeho? Hanyuma se muragaruka i Kigali ryari, wowe na timu yawe? Ibisigaye ubwo nabyo watubwira biteganyijwe ni ibihe? Navuga ko akazi karangiye, ibiganiro twagombaga kugirana byarangiye, ndagaruka muri iki cyumweru kugira ngo noneho dutangire kunoza uburyo no porogaramu y'iwacu izakomeza mu bindi bihugu. Ariko birumvikana habemo no gutanga raporo y'iki gikorwa cyose uko cyagenze, tukakereka inzego zitandukanye twafatanyije, ariko tukanagereka abanyarwanda muri rusange, cyane cyane urubyiruko, twababwira duti nuko ibintu bihagaze, tukabazanira n'intashyo z'abanyarwanda bo mu ntara ya gatandatu. Ariko navuga yuko urugendo rwagenze neza, navuga ko abanyarwanda bo mu ntara ya gatandatu batwakiriye neza cyane, nkanavuga ko ari umwanya mwiza wo kugira ngo urubyiruko ruri hano hanze n'urubyiruko ruri mu Rwanda babonereho umwanya wo kugira ngo dukomeze gutekereza uburyo twafatanya kugira ngo tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, kuko nk'uko mubizi hejuru ya 60% y'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 25. So abo bantu rero bari munsi y'imyaka 25 nibo bafite inshingano zo kugira ngo bubake u Rwanda, nibo bafite inshingano zo kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'u Rwanda, kuko nibo benshi. Rero batagizemo uruhare bakabirekera abakuru gusa, ntabwo iryo terambere rigeraho. Kandi icyiza gihari ni uko ubuyobozi bwumva cyane porogaramu z'urubyiruko, ubuyobozi bwumva urubyiruko,
urabona ko hari ibintu byiza biri gukomeza kugenda bikorwa mu Rwanda. Murabona nk'ubejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika yari yagiye guhemba urubyiruko muri hanga fest mu ba innovation. So twumve yuko igihugu kiradushyigikiye, igihugu gishyigikiye abatoya, icyo gusa gikenewe no kugira ngo twerekane duti ibitekerezo byacu ni ibi ngibi, n'uburyo twabigeraho, hanyuma guverinoma yacu igakomeza nayo kudushyigikira ko deja yagaragaje ubushake bwo gukomeza gushyigikira ibikorwa by'urubyiruko. Rero ndagira ngo nkore ino call ku bajene bari mu Rwanda, ku bajene bari hano mu mahanga, kugira inyota yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Icyo igihugu kizaberekeza kandi bizagenda neza. Ubisorejeho nyirango ni naho tugiye gusoreza, ariko umujya mu Butaliyani ndetse ni Geneve aho ubu ngubu hari ibyo mwari mushyiriye urubyiruko rwaho, ariko namwe hari icyo mutahanye cyangwa se muhakuye nanone muzaniye rwa rubyiruko ruri mu Rwanda. Mu ncamake n'ubwo wenda twabigarutseho, ni iki mukuye aho ngaho? Ni iki uruzinduko rubasigiye dusoza? Icyo uruzinduko rudusigiye urubyiruko ruri hano cyane cyane mu mahanga, rwongeye kugira inyota irushijeho kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, noneho mu buryo nabwo buri concrete, kuko bagize umwanya uhagije wo kubaza ni izo opportunities za investment zihari. Hari nk'ababazaga, ndumva ari nk'abajene bo muri Ghana, babazaga bati twifuza kuzagira za logiciels zidufasha muri cyber security. Ni ukuvuga ngo dutahanye ibitekerezo biri concret by'urubyiruko bari hano bifuza kuzagira uruhare nabo mu iterambere ry'igihugu cyabo. Twaje tuzi ko ubwo bushake buhari, ariko n'ubu dutashye tuzi ngo buhari bungana gute, mu buhe buryo, mu buryo nabwo buri concret. Nabwo ko ari ikintu cyiza rwose tuvanye mu rubyiruko ruba hano mu mahanga, kuko nibo twari twafokasinzaho cyane rwari urubyiruko. Yego Tristan, reka tugushimire, ubwo mbwira abadukurikiye ko twaganiraga na Murenzi Tristan, akaba ari we muyobozi w'uyu muryango wa Rwanda We Want. Twagarukaga ku byaranze uruzinduko bari bagiyemo we n'ikipe ye i Roma mu Butaliyani ndetse ni Geneve. Tristan, reka twifurize urugendo ruhire usubira mu Rwagasabo, hanyuma kandi ubwo tukwifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Wakoze cyane. Mwakoze cyane namwe kandi mugire ibihe byiza.